afite kakore kamufasha hantu afite ukuntu ijwi rya fata Yverry murumva umuzana umubwira uti kora akajesi Yverry karibu twishimiye kubana nawe cyane rwose na mimi pia na wewe pia bite se amakuru ari haciye igihe tutabonana haciye iminsi ariko buriya bibaho Kigali se ko nabonye ari imizunguruko Kigali ni imizunguruko ubona bakatakata amahirwe nuko twongeye tukabonana nukuzi ngo badapfuye barabonana Jantira ariko mbwiye ukuntu twahuye amahushuka mwahuriye hesha urumva turahura kenshi ariko nashagiye durira kuri match ngira ngo byari nk'amahushuka bura twaravuganye se buri wapi ntago twavuganye hari ukuntu nabyo byari amahushuka ariko hari n'igihe ejo bundi twahuriye mu mujyi nanga kumwereka ko namubonye hano kutumye mwibaza Gentil yari kumwe nande c'est un pensant oya ntituhava yari kumwe nande sha ariko byari kumwe n'umuntu mu modoka kuki muri kwanga kubivuga ariko kandi Yverry hari ukuntu Yverry story tuyirekeraho aho bigeze Yverry mu minsi ishize uvuze gutyo nyine ukoze hasi unyibutse ibuye uvuze gutyo umuntu ngo yari kumwe n'umuntu mu modoka wa muntu araho ameze neza rwose nari se kuki mwageze gutya mugasiba ku mbuga nkoranyambaga mugasiba amafoto kandi ngo muracyari kumwe cyangwa barambeshye turi kumwe ikibazo cy'amafoto ariko ntabwo ari yonyine havuye amafoto menshi kubera ko nabonaga Instagram yanjye nshaka kwimera kuriya nta kindi kintu gitangaje rwose hari ukuntu muri iki gihe urukundo wundi nawe yarasibye cyangwa hasibye uruhande rumwe ndumva amande zombi zarasibye zarasibye zose sasa natorera araje byari ibibazo Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the stars. Are you ready? turacyari kumwe na Yverry uramuzi mu ndirimbo nziza cyane z'urukundo hari niyaheruka gushyira ahagaragara yitwa mu ijuru uraje uyumve mu kanya n'izindi nyinshi ibara ariko mana yanjye imitoma tuzi tubivuga Yverry ubundi ukundira ihe bara tuvugishije ukuri ibara ngewe nkunda amabara bitewe n'uwo mukundana bitewe n'ahantu ndi n'ibintu ngiyemo iyo ngiye mu bintu nifuza ko bicamo cyane nambara umweru nk'ubu washakaga ko bicamo cyane hano kandi ntibyahusha abantu rero bakubise muri izi ndirimbo zawe z'urukundo ziryoshye ariko si urugendo rwa Yverry muri muzika rwatangiye gute wabyisanzemo uti ibi bintu byarangoye ku rugero ruhambaye kuko ntago ndi umuhanga mu kujya nibuka imyaka neza hari ukuntu ijya ncikamo oya ntacyo ariko role model w'imyaka n'ibyegeranyo nato musada ibyo bintu nzambwira ashaka uburyo amfasha kubifata neza modire ya mbere ndayibonye cyakemutse imyaka nzajya nifata yego urumva ngiye natangiye ntekereza ko nari ndi nko mu mwaka wa gatandatu primaire wa gatandatu primaire nibwo mu wa mbere secondaire nibwo nahuye nibwo ntekereza ko nakoze indirimbo yanjye ya mbere nari ndi kumwe n'umugabo witwa Ludovico Reed DJ Reed ndamubona muri icyo gihe mu mwaka wa kabiri nibwo naje Butare nagiye Butare aho twarahahuriye nkamara n'iminsi icyo gihe nifatanyaga n'ishuri urumva ko byagendaga bingonga ahantu binyicira ahantu hamwe na hamwe kuko burya abantu bayifatanya n'ishuri bari abahanga cyane byarangoye ku rwego ruhagije ariko ku bw'amahirwe ngiga nabi ariko birakunda birarangira mbona ubivanye mu nzira sinjye wahera none se Yverry mbere y'uko ujya kuri recording ariko hari ukuntu umuntu aba asanzwe yumva
ameze ari umunyamuziki ariko waho wo mu rugo we wari umeze uti jewe ntabwo ngira ngo byahise biba professional nge ntago byangoye impamvu bitangoye nturuko mu muryango w'abadiventiste iwacu s'abadiventiste urumva ko ibyo bintu bitojwe nkiri muto uririmbaga mu makorari rwose ntago bigize bingora icyangoye ni ugutinyuka mikoro gusa ariko nayo ntago wayitinya umunsi wose byansabye kubimenyera ririya recall amfasha mbyica tusubiramo ntago urugendo rwaho ntago rwaguye ko none ari umuririmbyi none se ubwo buhanzi uko gukunda kuririmba hari n'abandi mu rugo babikoraga wenda bigeze babikora ku rwego rwo hejuru cyangwa nuko byari aho ngaho ku rusengero gusa papa wanjye najyaga numva ni nko kwiyongoza sinzi yajyaga yiyongoza ariko urumva abana bo biye ko we yajyaga yiyongoza hari ukuntu atigeze aririmba indirimbo ngo menye iyo ari irangizwe ukuntu kwa kuri umuntu aririmba atabumbuye umuntu ariko nakumva ukuntu biri kugenda nkumva ibyo bintu ni sawa ashobora kuba biziho ariko sinigeze mbashuha ariko nanone grand frère wanjye yitwa Kiri ni umucuranzi wa gitari Kiri ucuranga Kiri muravukana Kiri ni imfura rwose reka da yego komana mwumve yuko iyo nkuru tuyimenyeye rimwe nawe uri kutwumva Kiri wumve ngo ni ikirangirire Kiri ni mukuru wanjye rwose turavukana mukurikira bwa gatanu ibaze one none se hari uruhare yabigizemo mu kugira ngo ube wabizamo nawe by'ubuhanzi ubuhanzi yaje kumfasha nyuma kuko nawe mbitangira yari afite akazi kenshi ntitwabanaga yabaga yaribanaga nanjye mba mu rugo icyo yamfashije ni amanota ya gitari yanyeretse uzi gucuranga se nawe nka Kiri cyangwa buri wese yafashe ibyo nka Kiri we ntabwo mbizi nka Kiri ariko ndabizi ariko urabizi gucuranga aha ubwo rero uravutse papa ujya wumva acishamo gutya akaririmba ukuriye mu itorero uraririmbye ugiye muri studio bwa mbere ukoze indirimbo iyo ndirimbo rero aho yabereye agatangaza nakoze gahunda yitwaga inzu ku nzu nta muntu tuzeranye nshobora kuba ntarumbishije iyo CD kandi kiramo mu bantu bari bafite ama DVD shyiramo wumve kwanza ubanza umbwire yego nkategereza akambwira hari ahantu nigeze kujya ni urugo rurimo umuhungu w'inshuti yanjye ni mutoya harimo abakobwa babiri bavukana nawe barayumva ariko nasini ntekereza ko icyo gihe mva muri studio nahise njya kwa burabyo yego yabanaga na bayiva icyo gihe yego nahise ngenda mbashyiramo agasidi ndavuga ni mwumve mumbwire ndicara abantu babyakiraga bate kujya kuva muri studio byabaga ari ibintu byiza yego byabaga ari ibintu abantu bakunze ku buryo nabaga ndi kureba ku maso yabo nkabaganisha baranyemeye ko byagenda kose amavuye nemewe kandi koko hari umugabo wasumbye atoke noneho rero icyo ugiye kujya kuri radio nambwira yego yatumbwira se kuri radio bisaba iki ndambwira ndibaza ahantu icyo gihe ahantu hose umuntu asiga agasidi ndambwira ni rwose nkeneye amasidi pe ati se ugukeneye nkangahe ndambwira ni nk'atanu icyo gihe sidi yaguraga deson ndambwira ni nk'atanu agukubita milibari oya amaye milisengi atanga atoke ubwo ngubwo urafata n'agataxi gihe uti urandemeye ntangiye kuyarya Kiss FM. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? turacyari kumwe na Yverry niwe turi kuganira yari ari kutubwira urugendo rwe rero rwa muzika uko rwatangiye akunda kuririmba hari abadventiste b'umunsi wa karindwi baririmba mu rusengero gutyo hanyuma igihe kiza kugera afata icyemezo ati reka njye gukora indirimbo irakozwe arayisoye aravuze ati mva ni ibintu birenze akagenda wari wabaye nk'umuhamya w'ubwami bwa Yehova ukomanga kuri buri rugo bagize umunara w'umurinzi narabuze iyo foto akomanga ati mwumva akaririmbo muri marketing abo ubwoko bwitwa ngo door to door neza iyo ngiyo rero ngenda yizi neza wa mupapa umugezeho atukeneye iki ati sede eshanu zabinkorera sede eshanu se zarabigukoreye koko hari icyo zakumariye ariko zarakimariye narazitanze icyo gihe ku maradiyo yari ahari ubundi ntabwo yari menshi cyane kandi urumva na tike nari mfite
yagomba kunzengurutsa mu mujyi yego no hafi yaho ya 500 wasaguye icyo gihe ndayitanga bigenda neza yego ndavuga ngo noneho nanjye noneho kujya nyumva kuri radio sasa yatangiye no gukinwa kari keza ariko se wakatwumvishije gato sendakibuka ukaririmba nabisobekeranye wabisobekeranya ese bijya bikubaho kwibagirwa indirimbo zawe uri nko mu gitaramo kibagirwa nk'amagambo bibaho cyane ariko nanone ntago biba ari ikibazo cyanjye biterwa n'umuntu uba wantumiye hari igihe nyine ashobora kutagufata neza agatuma mu mutwe kuko ibintu byose biva mu mutwe mu gihe utameze neza mu mutwe ntekereza ko ntago wabikora neza uko bigomba ubona hari gahunda yo kuza kukwambura si ikibazo nato yabirangije yabibonye uyu yarasesengura nato rwose hanyuma Yverry twigarukire ku indirimbo ikinwa bwa mbere uyumva bwa mbere kuri radio urumva ninjye wabanje kuyumvira nta n'umuntu bimbwiye kubera ko ahantu nayitanze naramuterese ndamwanya ninde munyamakuru wa guplayinze iyo ndirimbo umunyamakuru wa mbere na terese yari skize ndamwanya ndagusabye mbabarire nyuma njye ndicara hano yakoraga mu kiganiro cyari nimugoroba ndamubwira uri buze kuyikina nimero ye nari mu mutwe yari nyeze mu mutwe naje ndamuhamagara mbere y'ikiganiro ndumva arambwira ati sawa ndicara nko mu masaha moya numva gaciyemo yashyizemo ikiganiro cyenda kurangira ariko nimbaye umusitari ebana uti karabaye kuri ibi ngibi nta kindi kiyongeraho none nayikinnye ahita en fait yarayikunze mu gitondo bagabo kamishi barafite ikiganiro nabo bakoraga mu masaha 5 saa 4 kamishi nawe arayikina bahita yigira background uti byarangiye famiye mitambo umusitari nawe rero murebe ukuntu ntazongera koza ibyombo hatazagira umuntu usanga niko byoza akanca amazi kandi nshobora kuri radio imbabarira rwose ariko ofete kumva indirimbo yawe kuri radio bwa mbere cyabiraryoha pe biraryoha kuyumva bwa mbere ni kimwe no kwibwira yuko wagafashe oya bita bigendana ntago bisigana ukibyumva kandi sikatero bishyize muri ntuza yawe muri radio yawe bitomba ko kafashe none se uretse hari abantu kwa kundi umuntu aba atembera nko muri famiye kubajama hirya ho hari abantu bose bamenya koko wagiye mu muziki icyo gihe nageraga telefone base ngo umenye ngo babibonye cyangwa wenda n'abantu wowe watemberaga aho ngaho barabimbwiye ariko babimbwiraga duhuye ntago bampamagaye umwanya ko nta telefone nari mfite ntago urumva nyine bangezeho batinze ariko iyo bangera ako kanya nshobora no guhita mpfanya abo musaza hanyuma se Yverry ni ryari noneho urumva hari kuba ubyibwira ese koko uko wibwiraga nyuma y'iminsi uko iminsi yagiye yicuma waje kubona ko byari ukugafata cyangwa waje gusanga gushoboka mwese mu byari gukunda ntabwo byari gushoboka ariko byiburaho nahuriye na ririya nyuma yaho yasambwira ngo ari Butare arambwira ngo ndashaka kuzi Butare nibwo bwa mbere icyo gihe nibwo bwa mbere nari ngiye mu ntara sinigeze ngera mu ntara kuva iyo myaka yose ya mbere yaho yakoraga kwa Morix ririya yakoraga kwa Morix arambwira tuze kuza ndashaka ko akangaho zaza ndambwira se nzaza gute aranantegera arambwira ati uzaza uzagera ahantu ni mu Cyarabu imodoka izaguhagarika kuri banki populaire yego nzahita ngufata yego ndambwira none se ko nta telefone mfite biragenda gute ndambwira ushaka umuntu aho ngaho nturi buri umuntu ufite telefone ariko tubonana mfata inzira nta telefone nta kindi amanuka Butare nkajya numva ko mpageze turakomeje ndahageze turakomeje ngeraho ngira ngo twageze nko mu Bugande cyangwa nabonye urugendo rurerure cyane ntabwo byaba bishobora kuba nayobye mbaza umuntu none se ngiye Butare arambwira ati niho turi kujya ntabwo urahazi ngo iyi noneho uze kunyereka kuri populaire niba mpagarikiye imodoka uwo muntu nawe ndamubwira noneho rero ahantu ngeze mfasha iyo nimero yari iri na none
ndacyayibuka mu mutwe kuva icyo gihe batabwira nimfasha umpe akangashyiremo mpamagara n'umuntu yama ngo ukoreshe 20 ndahamagara 20 ubwo ari nk'initimu yari nk'initimu ndahageze uri he ndabwira nahageze atankupira yego rira itazaramfata ubwo nyine maze iminsi butare cyakora umuntu bahanzi umwubawe nyamara ikintu umuntu azaba nta hantu kiri n'ukuri ntaho pe hanyuma se Yverry waje urumva watubwiraga ngo warigaga ariko nyuma twaje no kubona amakuru uri kwiga none mu ishuri rya muzika yego icyo kintu byagenze bite bon ishuri ry'umuziki ryo ryaje nyumaho kuko ryo narigiyemo 2014 ishuri ry'umuziki warigiyemo maze n'igihe uri umuhanzi urumva icyo gihe narabifatanyaga nese ubwo rugiye kwiga iki ko wari umaze igihe uri umuhanzi kandi narabikundaga kandi ikindi cyanteye ni stress z'umuziki umuziki wanteye stress ngeraho numva nshaka kuvamo numva nk'izihe stress kuba abantu bari kutwumva bo ntibazi ubwo buzima bamwe muri reka babazi ko muryoshye stress gute mu muziki ikintu cya mbere gitera stress ni gukora indirimbo ntuyumve nawe kandi warumenyereye byibura ko hari iyindi wumva ikindi cya kabiri none abantu bakubaza ibaze kuba wasohoye indirimbo uyu munsi ejo umuntu akakubaza ko nta ndirimbo iheruka gusohora kandi ejo narayisohoye none icyo gihe nta n'ibintu bya YouTube byabagaho basingureta ujya kuri YouTube yego ntabwo amatelefone kugira ngo uzabone internet cyabaga ari ikibazo indirimbo abaproducteurs bahungaho icyo gihe warirukankaga kugera iserere kwishe none hakaba ubundi ikintu nabonye kitaba cyiza no kubishuti no producer experience ntago ari byiza ahubwo umuntu yibwiraga yuko muri inshuti byakora iyo uri inshuti na producteur rero umujyana mu Kigali mwibuka gukora imiziki ugasanga hari nk'igihe hari igihe wabaye inshuti yanjye yitwa Rapi icyo gihe Master Taj hari igihe twaga dufite akambwa ati ejo mu gitondo saa 3 zabe wahageze nkagera atarahagera kamutegereza ubwo icyo gihe yaza akaza hari umukiriya umutegereje noneho njye nawe tugakwepa umukiriya Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? turacyari kumwe na Yverry umuhanzi wemeje abantu benshi cyane cyane mu ndirimbo z'urukundo zirimo romance nyinshi arimo aratuganirira urugendo rwe mu by'ukuri rutari rworoshye ntimukabona abahanzi babanezeza ngo muvuge ngo byari ibintu byoroshye mujye muhaca amafaranga Yverry mujye mubaca yuzuye kabisa nimugashyiremo imiyaga Yverry twavuze ku mbogamizi wahuye nazo abahanzi bahura nazo mu buryo buri technique niba ariko twavuga hariya mu gikari aho mu bitekera aho mu bikorera hanyuma nk'umuhanzi muri rusange waruvuze uti abantu mujye mubaca amafaranga nizihe mbogamizi zindi umuhanzi ahura nazo izindi mbogamizi zo ntago ziba ziri grave ariko ni imbogamizi plus menyana n'abantu benshi plus akazi kazamo ubushuti bwinshi kandi abantu ntago bazi ko muzika ari akazi babona ari nka service z'umuntu wihitira niko nabitekereza ubu ufite nk'inshuti yawe cyangwa umuntu wa hafi niyo ataba inshuti yawe ariko byibura muziranye wenda dufate nk'urugero nko mu nama y'ubukwe bakavuga turashaka iki ngiki sare irahari yego turashaka abafotografe barahari yego turashaka ibingibi birabonetse turashaka umuhanzi ngenda mufite bana mumureke ntacyo Yverry no muri famille ngenda data mubabwirira ni inshuti ya petit frère turaziranye cyane birahita bikunda none se ntiyako icyo mu gisimbuke turaba tugite kandi sare yayishyuye miliyoni irenga ibindi byose decoration amamiliyoni n'amamiliyoni ariko umuhanzi turazi turazi akaza akakubwira ngo dufite ngo ubukwe muri famille ngo tubashe guteza uzi energy mba natakaje bakakubwira ngo nta karimba kamwe uzajya akarimbo kamwe ngo karimbo kamwe se nigeze kubona ari insana bipostinga arimo aravuga ngo urumva ko ni imbogamizi ariko ngiye mpita afite nk'umuntu muri famille harimo abantu muri famille hari igihe muba muri mu nama nkakubwira uri engineer ese bamuhaye inzu y'ubuntu wowe ko ari iki wakimuhaye ku buntu twese tugiye reka tumukorera ubukwe ngiye kumuha ibyanjye umuha ibyawe nawe umuha ibyawe reka tumuhe izo serivisi zose ubwo iyo bidakunze aho ngaho
nawe babitekereza bagatabona ko nanjye aho ngaho bagomba kuyana ko bigomba kugenda ariko rero abantu ntago sinzi uko babifata nk'ibintu byihitira byo hari n'abantu bafata serivisi ziriya zo kuririmba nkaho ni akantu kaba kabahuzahuza uraburirimba mu gihe baba bari kurya humura ntabwo ari kamwe barimo barya mbese ntabwo sintekereza ko ntabwo maybe ko ashobora kuba atabizi neza ntabwo aba ari ukutabiha agaciro ahubwo aba atazi nyine agaciro ibyo bintu bifite ubone ngo igiciro ni amafaranga ariko ntabwo agaciro ni ikintu ugiye kugura kandi ariwo uri buzane iyo mood uwo munezero ni iki kandi ibindi byose yabyishyuye iyo atabibona nk'ikintu cy'agaciro rero ntekereza ko atabimurenganyiriza ubibona nk'iby'agaciro iyo yaguhaye arayaguha kandi Yverry niki umaze kugeraho cyangwa ukesha uru rugendo uyu muziki umazemo imyaka niki wumva ubukesha iki wagezeho kubera ikintu agezeho ntabwo nabivuga mu mazina ariko niba nazita besoin primaire z'umuntu w'umugabo ibyibanze ntacyo urabura reka nta n'icyo nteganya amen hanyuma se hari ukuntu abantu bajya bavuga bati se usubije inyuma biramutse bikunze yuko wakongera guhitamo uru rugendo wakongera ukaruhitamo nyuma y'ibintu byose ubona waciyemo icyo kibazo nkigushubije neza umwana wanjye ntekereza ko akoze umuziki byaba ari bon nibyo wow umwana wabaye umunyamuziki byagushimisha yaba umukire cyane bitewe n'uko hari ibintu byinshi nagiye mbona hari ibyo namurinda hari ibyo namwereka hari ibyo yakira kugira ngo wumve agaciro k'icyo kintu ariko se Yverry twavuze ku bintu bijyanye no kujya kwiga umuziki dusa nkaho ntitwabitindaho ariko ndashaka kumenya mu by'ukuri kwiga umuziki bikaba umuntu akabikora nk'umuntu koko wabyize bikaba science yabonye mu ishuri bishobora kugira itandukaniro nanjye wumva mbikunda nkabyuka nkatwara ufite n'impano yewe kuko Yverry wagiye mu ishuri rya muzika ufite iyo mpano ujyayo unasanzwe ufite impano n'ubundi ako kantu nakagusubiza gutya nk'ubu nanjye nzi kuvuga pe ndabitekereza ko nta kibazo wambaze ngo sinjye mu gisubizo kandi rwose n'ijwi n'isawa turi kubyumva ariko ntabwo nabo umunyamakuru kuko hari ibindi bintu ntujuje kugira ngo ukore bya byegeranyo bya Mosana nabishobora se bya nato ntabwo nabishobora ni ukuvuga ngo nari nzi ibyo bintu birashoboka ko ushobora kuba uzi kuririmba ariko nk'ubu kano kanya minisiteri yampa akazi kubera ko mfite impamyabushobozi yabyo diplome y'umuziki nakwaka akazi mu mashuri runaka ntabwo naririmba gusa n'ibindi bintu nakora ku ruhande wanabyigisha nabyigisha urumva mfite inzira zirenga iz'umuntu utarabyize utarabyize araririmba akadominge biraba birangiye biraba akadomo ariko njye mfite ibindi bintu byinshi nakora kandi kwiga mu buzima ni byiza niho naje kwibona kandi ukiga ikintu ukunze ni byiza ikindi nanone njya nibaza urabona ukuntu ubuzima buteye ku buryo bamwe bazamuka ariko hakageraho bavaho hakajyaho abandi ngira ngo nawe harabo wasanze muri iki kibuga uri umwana ubu nawe harabakureberaho kuko warakuze cyane iri hindagurika ry'amageneration mu Rwanda uribona ute wihereyeho ukajya kuba kuri inyuma wenda cyane cyane hari abana benshi tubona baba ari inyuma benshi cyane wowe ubona gute izi mpinduka rero ni nziza kuko natwe rero tugeraho tukava mu by'akazi tukaryoherwa mugafana barabana murafana tukumva imiziki tukumva ibintu bitandukanye umwana akumva yaduye nk'umuziki wa hatari izanye ibintu byayo rwose nk'aba bana barimo barazamuka bari gukora imiziki myiza ngende ndicara nkayumva yose mba nyizi hari nk'abufanamo cyangwa uvuga uti kwite tutafana ukama ariko ukama abantu bakomeje kumutubwira urumva ukama ameze neza Kenny Soul ameze neza Ariel Ways ameze neza bon nshobora kubivuga mukajya ngo karabo ku Nyundo harimo na wa mugani n'inyundo kandi wumva ikintu ishuri rimaze skills knowledge ni hari nubwo gukora ibyo bintu ariko bikeneye kubikora neza ukamenya isoko ikibazo se mufatanya mute bari abana ibyo ari byose nk'abantu bakuru bafite ibintu babakeneye nubwo bafite iyo talent n'iki bafite icyo babakeneyeho nk'uko namwe mushobora kubakenera mukorana mute umuziki rero umuziki ni business
business n'ubundi umuntu mwegeranye murakorana ariko mutegeranye nanone ntabwo biba byoroshye kubera ko buri wese aba arimo arakinize niko navuga buri wese aba areba izamu rye ko nta gipfa ko nta kigira gutera umva ushaka kumukenera uramuhamagara nyine nk'ibisanzwe nk'izindi business ukamubwira bimeze gutya na gutya na gutya deal imeze gutya na gutya nshaka iki ufite iki urayikeneye ariko bitavuze ko hari uwundi nanone ushobora kumuprofita nka babandi twavuze ko ni umuhanzi mugenzi wanjye wampaye akaririmbo kandi akaririmbo arakagurisha nawe akavuga ngo akaguhe ngo kuri ngewe rero ngewe tukoranye nyine ni deal ndamubwira bimeze gute hano bimeze hano sawa niba mukeneye nkamuzana niba nkeneye nawe akaza nuko biba bimeze. Yverry ufite indirimbo nyinshi kandi nziza yewe ubukwe butarimo indirimbo ya Yverry uba wumva hari ikintu cyabuze muri reception akarimbo nk'ako kari romantique njye niyo ninjiye nk'ahantu rero nkumva nk'akarimbo tuvuge ka Yverry kwa kundi uba wavuye mu rugo ugiye mu bukwe ariko hari ukuntu uba utabyumva neza sundi bwatangiye ryari ariko ugeze nko mu marembo ukumva akarimbo ka Yverry buratangiye sasa tawumva noneho sasa ahubwo tukiri no kuri icyo ngicyo ntarakoze icyo nari ngiye kubaza umuntu uri gutegura ubukwe ejo afite yahise avuga ati we Yverry we ngeze Imana ndamwumvise agukura he umuntu ushaka kuguha ako kazi isi yarabyoroheje byarabyoroheje Instagram irahari burya umuntu afite internet nibwo buryo bwiza kuko ntiwatanga nimero kandi Instagram yanjye ni Yverry ukandika ni Y nka Yves ni nka Yves ukavanaho ukongeraho L ebyiri ugashyiraho Y yego nuza no ku mbuga za Kiss FM muramubona twamushyizeho na account iriho urahita umubona rwose tujya mukandika ngenda subiza kuko umwanya mbonye ufite nabyo biba biri mu kazi kanjye yego hanyuma se mu ndirimbo zawe nyinshi nziza dufite dukunda ni yihe wowe ikuri ku mutima by'umwihariko ndi ku mutima nayigivaho pe niyo ukunda kurusha izindi nkunda kurusha izindi nkunda ibara ku 102.3 Kiss FM iyo ni indirimbo nziza cyane ya Yverry yitwa Ibara yatubwiye ati nayo ndirimbo nkunda cyane twose n'izindi zose arazikunda ariko akangaka kamuri ku mutima pe kubera iki Yverry ibara bivuge mena umuceri cyashonje sha niwapfa kumena gutya tu wapi iyi ndirimbo impamvu nyikunda nari maze iminsi ntari muri koreri yanjye ni kuririmba indirimbo ngo ziri kwihutamo zindi urabona no mu ijana niko imeze ariko mu ndirimbo mperuka rwose iyo ngiyo niyo isa nk'aho iri hahandi nkuko njya mbirota yego en fait mo hariya dukundana iyo nayo iri Bob mumaranye igihe n'indumva ari muri dasanzwe Bob rwose tumaranye igihe uri uduturutse hejuru tumenye ukuntu twabigenje shaka bisa ariko rero ngo mu yandi mazina nubwo tuzi Rugamba Yverry na Neymar ririmo ngo ku mupira w'amaguru ikintu bita futu ngo ni umutekinisiye hatari ibyo bintu Amavubi ari kubyumva kumubona ari gukora tushe ya baro byonyine ubona ari entertainment bipira ku mwuka umwuka wari muhogo kabisa aho niho bipira ibyo bintu Amavubi ari kubyumva cyangwa seriously Yverry azi umupira mwinshi ngiye turakenana ahubwo ubu ngubu yarambuze warabuze pe kubera kuva ahangaha nkahita njya gukora ibyegeranye ukuntu Putin mukwiye kumukurikiranira wanze rero uzamufata none se Yverry ukina mu ihe kipe uretse iriya tuziranyeho oya n'iriya rwose nta yindi ntabwo se biri ibintu ujya konsidera nka kariyeri wumva utabijyamo ndashaje pe ndakuze ntabwo byavamo cyakora n'iyindi talent ya Yverry wenda utaruzi bantu tuba turi ku kibuga Yverry abambo dukweto dushyashya twa Markenzi cyangwe bana training zavuye uramure ko avuye muri national Neymar uriya nkuhushije niko wabibona hanyuma se Yverry tugarutse noneho kuri wowe twavuze cyane muri technique by'umuziki nk'akazi kandi kana abantu batari bazi wenda barakamenye kukuntu uzi kandi ukunda umupira w'amaguru uretse ibyo ngibyo Yverry ni muntu ki uri mu rugo uruhuka bumeze uti uretse kukubona gutya bya star kuri stage ni muntu ki ngewe no kuri
mu rugo nyemba ndi umuntu usanzwe pe nta nubwo ibyo busitani nageze mu rugo ndabyibagirwa. uribana se bana n'ababyeyi ntabwo mbana n'ababyeyi ariko hari abandi bantu tubana n'ubundi bijyanye n'akazi kuko mu rugo mfite studio ofete kuruka kwa nyina ko ntako nko kubona nk'umuganga waba uba mu bitaro ukazategereza ko aruhuka nta kuruhuka. ariko ingero za Yverry ubwo murazizi mu kanya twavugaga mu gikari tutsi bishegu biteye indirimbo hari kuntu ziriya ndirimbo zifitemo amagambo bamwe bita ibishegu nyine zikurura abantu zikurura audience. Yverry uzi urugero yaduhaye se uwakure ku kari witangira ntago ndi bubikemo ibanga yambwiye ati Sandrine ati reba nko ku isoko abantu babiri bajyanye umwe akazana ihene undi akazana impyisi atuwe impyisi abantu bamushungera koko bakaza kureba bikabatera amatsiko ati ariko se ugiye kugura wagura impyisi cyangwa wagura ihene abantu barashungera impyisi barangiza bakigura ihene bakitaye Imana ati rero yego ushobora gushungerwa ariko buriya hari ikivamo. Yverry none se aho mu rugo uzi guteka? Njyewe iyo mutangiye kugabanya imirimo oya ahubwo ngo njyewe se wumvaga baza yaje ako kantu byakomeye basize uzi gukoropa ngo tuvuge tuti iyo umuntu bafasha naho hari amasuku ni Yverry yashinzwe adahari ntekereza ko bitapfa ariko kugira ngo mbikore none hari none cyane ntabwo byaba ari ibindi. uzi guhanagura inkweto se? inkweto ndazihanagura neza rwose. gufura se? ni nabyo ndabizi. gutera ipasi ese kuri kumubaza nk'ugiye kumuha akazi nabyo ndabizi ari guhera kutworoshye ari kuva ku muto ajya ku munini. hanyuma se ofete kubera mama wanjye ntabwo yigeze arera abajeyi ni umuntu wari ebana afite ukuntu ibintu bitari byoroshye ni nka mere wanjye yari yarariwe nawe ebana kabisa ibintu byose nzi kubikora ariko nagira amahirwe yuko naba nkora ibindi ibyo ngibyo nabyo nkaba ntari kubikora iyo abahari babikora rwose ntabwo bireba ndakumva rwose. hanyuma se Yverry iki kibazo wenda cyo kiri sensible ni bihe bihe cyangwa ni ikihe kintu cyagushimishije cyane mu buzima? ni ikihe kintu cyakubabaje cyane? ikintu cyambabaje cyane nuko ni inkuru ya papa kuko yapfuye ndi ku ishuri niho nabimenyeye. umunsi apfa rwose nibwo nababaye numva nta kindi kintu cyakiruza. ibindi bihe binshimisha cyangwa igihe cyanshimishije ariko cyanshimishije nyuma hari igihe ntekereza ku makosa yanjye nkumva ndi umuntu ushimishije ibintu najyaga nkora kera iyo mbitekereje numva nka usibye ko wenda mama yampanaga wenda kuko nabaga nabikoze mu gihe kitari cyo ariko ari undi muntu ubikora ku ruhande kuba nishimye nk'udukuye dukora ibyo wakoraga. narakubaganaga cyane ku buryo nicyo kintu abantu banziho n'umuntu turahora kamaze uracyakubagana burya no gukubagana hari igihe umuntu agira umunsi akantu kamuguma mu mutwe nk'ikintu yigeze gukora dusangize nka kamwe. ngiye narakubaganaga pepe nka kamwe bisetse ngewe ngerageraga ibintu byinshi birenze ofete ikintu cya mbere niyo byabaga ari urgence niyo yabaga ari nk'umuntu ugiye gupfa niyo yabaga ari iki ntabwo nashobora guhura n'ibimodoka bya MTN ngo nzagende biriya bimodoka bikunda kuba byamamaza iby'umuhanda kira rwose ntabwo cyashobora kunca bagutumye barategereza imbere kugeza bafunze nkabona burije yanjye kandi ari nk'ibya saa sita bari bantumye ngaho nyumvira ukanyere none naratekereza ko byibura mu rugo bari bunkubita kandi barankubitaga ntibazi bagakubita ariko ntumva narabyibagirwaga ko nkubitwa nibagirwaga ko mama akubita nibagirwaga ko bagiye kurya hari umwana wanjye ushobora kuba ntazamuhabura cyane ntuzamuhabura nawe uzabuze aho bica cyane rwose nta kintu na kimwe gishungerwa nagendaga nanjye ntashungereye mwumvise ariko ngo nta kintu na kimwe gishungerwa yagendaga adashungerwa nicyo cyane bana yanjye turi kugana ku musozo rero reka tugaruke ku mpanuro hari abantu tujya tuganira ejo bundi twari kumwe na Okama wamuvuzeho atubwira ukuntu yakoze akaririmbo ka mbere hiti kuri hiti bisa nk'ibyoroshye we watubwiye agatigito wanabitwibwira uti uru rugendo rwarankomereye. nihe nama cyangwa nihe mpanuro waha undi muntu uri muri uru rugendo ukiri inyuma yawe?
byagendana n'iminota mfite mike ishoboka. Gutegura ni ikintu cyiza cyane. Gutegura, iyo umuntu yateguye akora ikintu azi neza ko icyo kintu azi igisubizo kiri buze kuvamo. Nkanjye nibazaga impamvu ushobora gukora indirimbo ntingirire umusaruro. nk'abo bantu turi kuvuga abandi bakora imiziki n'iki, ashobora gukora ibyo bintu byose ariko ntabone amafaranga, kubera ko yabonye abandi baririmba n'abaririmba, iby'abandi birakundwa n'ibyo birakundwa, arakumva nyine ibyo birahagije, ariko ubundi yabikoze kubera ibintu byabiteguye aza hari bukura amafaranga, naho yahateguye. Gutegura rero nanjye nicyo kintu cyonyine nabonye ku nyundo nakuyeyo. Yego. Kuko ndibuka ko naricaye ntekereza imiziki ndi gukora nkabona nta mafaranga, hose ni gute nabona amafaranga. Niho natekereje gukora indirimbo zimeze kuriya. Twari dufite umwarimu witwa Kipeti, tugira 5 minutes yo gutekereza. Akatubwira ngo mutekereze, ukumva biri foli gutekereza iki. None 5 minutes nkayirangiza ndi gutekereza, se buri ari gutekereza iki? Nubuse ntekereza iki? Uyu barimo aratekereza. Nubaga mu 5 yo gutekereza akayimara atekereza. Ubuse ndabanekereza iki? Uriya se barimo aratekereza. Byakunze se yategereje birakunda. Ahandi se bari gutekereza. Nyuma yaho aho naje kubibonamo nk'igisubizo, niho natekereje ko ni gute none nagera i Kigali nkakora imiziki bigakunda. Ntangira kubona ko nkeneye abanyamakuru tugomba kumenyana kugira ngo ibintu byanjye bifashemo. Nkeneye kubona amafaranga ndaza kuyakura mu mariage, mu bintu biba bya buri munsi. Ndibuka ko ndi no ku ishuri nigeze guhamagara Sandrine, twaravuganye. Ndibuka ko ndi ku ishuri niho abigeze kuntumira, hari mariage y'umuntu twagiyemo. Barabyibuka. Nabaga ndimo n'ubundi ndategura. Aguhesha ikiraka mbese cyane rwose. Yverry n'umuntu wanjye wa kera. Kera cyane 2010 na. Haso murazisangiye. Haso kandi nawe izo za 2010 nawe wari haso byihorere. Yverry twigendere tuve hano dutekereze dupange dutegure. Nanjye mfata iminota yo gutekereza icyo ntekereza. Cyacegeranya yagikoro utateguye. Wazi yo gutese. Nato. Wazadufatira putira wo. Yverry wakoze cyane, wakoze. Mwibutse nawe uri kutwumva gukurikira imbuga nkoranyambaga za Yverry, niyo hari ikishya tubibona. Cyane rwose. Ariko kubaza ngo dutegereze iki tuzanabibona. Vuba rwose ari n'ikintu. Kandi mu booking hakiri karafite kalenda nini. Mu booking abantu mufite ibirori, mufite mariage, mufite iminsi mikuru, mufite ama event akomeye. Munishyure pani byo kuvuga ngo sa booking mutange za avance. Bakaririmbo kamwe tubiri sare se bayigwereye ubu. Waca amafaranga yuje. Yverry wakoze rata. Barakoze kubamfasha.